Byeyo reka nguhe ikaze wowe udahwema gukurikira Joshua TV, reka ngushimire wamaze kuba wakora sabone hano kuri Joshua TV. Ni umunsi wa 17 muri rusange. Iyi ni APR FC igiye kwakira AS do Kigali, igiye kwakira AS do Kigali kabisa, umukino ufite icyo uvuze cyane ku makipe yombi, kabisa. AS Kigali ashaka kuba yagira 32, dore ko ikipe bari barikurikiranye bamaze gutsinda mu kanya, ndavuga Gorilla maze kuba yatsinda mu kanya kabisa, ibitego kimwe ku bose itsinda Musanze. Noneho AS Kigali yo ikishaka nta kindi, nayo irashaka amanota 3. Baravuga ati bahonda agatoki ku kandi, bavuga ati kabisa match tugomba kuba twayitsinda. Aba ni 11 maze kubona rero, Lamine Ba, Mamadusi kabisa, abo ngabo Lamine Ba arabanzamo, ahubwo Mamadusi ni uri hanze, ndetse n'undi mudefanze witwa Arius Wane. Reka mubwireho kanda subscribe kugira ngo dukomezanye iyi match igiye kuba mwamasaha itangira saa 12 zuzuye kuri Joshua TV. Ntacyo muzaturana kabisa, turabona ko Mario kabisa witwaye neza, urabona ko bari bamushota. Pavel ari ku ruhande, nawe abo ni Pavel bari ku ruhande, ariko bose bari fit. Urabona ko mu minsi 165 yari ishize Mario atagaragara mu izamu, yongeye kugaruka. Aba n'abakinnyi rero babandi baba ari abasimbura bari ku ruhande. Joshua TV, komeza ujye na video ko wibuke kuba wakanda kuri subscribe.